ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kuri uyu wa kane bwatangije igikorwa cyo gupima Covid-19 mu buryo bwa rusange. Barahagarika abantu mu nzira baba bari ku mapikipiki ndetse no mu mamodoka. Kikaba ari igikorwa gifatwa nk'ubushakashatsi bugamije kugaragaza ishusho y'icyorezo cya Covid-19 uburyo gihagaze, ariko n'abantu bakaboneraho amahirwe yo kumenya uko nabo bahagaze mu birebana n'iki cyorezo. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Dr Sanzimana arasobanura uburyo iki gikorwa cyateguwe. Tondo turapima abajya mu kazi, nimugoroba tugapima abataha. Biraguha ishusho nyine y'abantu uko iyo babyutse bagiye ku kazi niyo batashye uko icyorezo cyaba gihagaze. Buri minota 7 turahagarika abantu tukabasaba ko babyemera, bari mu modoka cyangwa bari kuri moto, yaba utwaye moto n'umugenzi, no mu modoka yaba utwaye nabo bari kumwe ari nk'umuryango cyangwa inshuti zigiye ku kazi, ndetse n'abanyamaguru baca hafi tukabahamagara tukabasaba ko baduha iyo minota 5 kugira ngo bagire umusanzu mu kumenya uko iki cyorezo cyifashe. Icyiciro cya kabiri ni cyo kureba binjira n'abasohoka mu mujyi wa Kigali, nabyo bizatangira kuwa mbere. Tuzaba turi aho bita Rugende, aho bita ku giti cy'inyoni, aho bita Gahanga. Iyo n'ahantu abantu benshi basohoka cyangwa binjira mu mujyi wa Kigali banyura. Nabwo tuzabikora nk'uko imodoka y'umuntu umwe cyangwa itwaye abantu benshi, moto cyangwa abanyamaguru bahaca, bose nabo tuzajya tubasaba ko baduha iminota tukabapima, hanyuma igisubizo kikajya kuri telefone zabo bitarenze amasaha 48. Biratuma bamenya uko bahagaze, ariko twe biraduha ishusho y'icyorezo muri rusange. Uwo ni umuyobozi w'ikigo RBC Dr Sanzimana. Bamwe mu bahagaritswe bagasabwa kwisuzumisha cyangwa se kwipimisha batubwiye ko ari ibikorwa byiza cyane, ndetse ngo ntabwo bicuza ko baba bahagaritswe iyo minota igera kuri 5 bagapimwa kubera ko nabo bifuza kumenya uko bahagaze. Ibintu ndabyihuta, ahubwo nkeka ko biramutse bikorewe kuri buri wese w'umuturarwanda byatuma buri wese amenya uko ahagaze. Tucyakiriye neza kuko n'ubwame natwe twipimishije iki cyorezo, kandi urabera twereka uko duhagaze, nubwo twagendaga duhura n'abantu benshi natwe duha icyizere cy'uko dufite ubuzima bwiza. Biratuma nanjye menya uko mpagaze ku raporo niyo ndwara, niba ngifite cyangwa ntayifite ndi bubimenye. Niba babishyize henshi ubwo urumva ko ikiri bumenyekane kiraba ari kirekire nacyo, abenshi baramenya uko bamerewe. Ni byiza. Byose bikorwa nuko ndi muzima, mbaye ndwaye n'ubundi ntacyo byamarira. Ubu rero bibaye byiza ko noneho ngiye kugakora nizeye ko ndi muzima. Biramfasha no gushishikariza abandi no kwirinda, bityo nkomeza akazi ntuje. Abo ni bamwe mu bapimwe Covid-19 kuri uyu wa kane. Muri byumweru 2 biteganijwe ko hazasuzumwa abantu 5,000. Umuntu umwe apimwa ku kiguzi kiri hagati y'amadolari 50 n'ijana, ariko nta mafaranga atangwa na leta. Kugeza ku munsi w'ejo kuwa gatatu hari hamaze gusuzumwa abagera ku 147,904 mu gihugu hose. Twabibabwiyeho mu ngingo z'ingenzi ko mu murenge wa Ruheru mu karere ka Nyaruguru ubuyobozi bw'intara y'Amajyepfo bwahaye abakuru b'imidugudu yo mu mirenge ikora ku ishyamba rya Nyungwe amagare 93 hagamijwe kubashimira mu kazi k'ubwitange bakora. Kikaba ari igikorwa kinagamije kubafasha mu kazi ka buri munsi, cyane cyane mu birebana no kugira uruhare mu kurinda umutekano ku nkengero z'iri shyamba hajya hagaragara bahungabanya umutekano baturutse muri iryo shyamba. Mu kanya twavugagira mugenzi wacu Kalisa Evariste waraho iki gikorwa cyabereye, yari kumwe n'abahawe ayo magare. Uko bigaragara ahangaha mu miterere yaho na ahantu byagorana yenda kuhagenda, ni mu misozi yego, birumvikana kugira ngo uve hamwe ugera handi biragoye, ariko ufite nk'igare ni ibintu byagufasha. Ahangaha rero turi kumwe n'abayobozi b'imidugudu 2, witwa Nyirasikubwabo Marita, nkabandi kumwe n'uwitwa Mugemanyi Zena. Ahangaha nagira ngo yenda ntaravuga byinshi, nabo ubwabo batwibwire uko bakoraga akazi kabo, imbogamizi bahuraga nazo. Uriwe neza? Ubu ngubu babahaye amagare, urabona ari cyaje kuborohereza mu kazi kanya aho ngaho twereka yenda nk'ingorane mwari mufite mu udafite amagare? Bizadufasha kugira ngo tujye tugenda mu midugudu tujya kureba amarondo, twagendaga dukoresha amaguru, haba hari
kubera imisozi igenda nabi noneho bigatuma tutagenda twihuta nk'iyo umuturage dutabaje, ariko ubu turishimye rwose. nyakubahwa perezida wa repubulika arakoze kudushimira, natwe tuzamushimisha mu byo adutuma. Mugemanyi Venanti nawe n'undi mukuru w'umudugudu nawe washyikirijwe igare, nawe tubwire mbere aka kazi mwakakoraga gute, watwereka ingorane zari zirimo ku buryo wavuga uti iri gare rizamfasha? Murakoze cyane, nk'uko mubitubajije twebwe twari dufite ingorane cyane ibyo kugera aho igikorwa cyabereye, kwihutisha ubutumwa, gutanga amakuru n'aho igikorwa cyabereye mu baturage. Umuturage yaguhamagara cyangwa se nk'ubuyobozi bushaka kugira ngo ubugereho vuba, ugasanga urakererewe. Ariko noneho mu by'ukuri ko tumaze kubona igare riradufasha kujya twihutisha ubutumwa no kugeraho igikorwa cyabereye kare, no gukorana n'abayobozi neza kandi ku gihe. Ubwo rero dushimiye ubuyobozi bwacu cyane cyane nk'uko babitubwiye mu butumwa, umuyobozi w'igihugu cyacu, perezida n'ubuyobozi bw'ingabo, tuzajya dukorana buri munsi ku munsi tudakererewe kandi ibintu bigende neza. Murakoze cyane. Ku ruhare rwa buri wese mu birebana no kwicungira umutekano bo n'ingamba zabo, ariko se abaturage bagira uruhe ruhare? Ubusanzwe uruhare basanzwe bagira mu gucunga umutekano, kuko no muri iki gikorwa cyo kubahamagara bavuze ko ari ukubashimira mu ruhare bakunze kugaragaza. Ahangaha ni agace kajya karangwamo ibikorwa byo guhungabanya umutekano, abantu baturutse mu ishyamba rya Nyungwe, abantu baturutse mu gihugu gituranyi, cyane cyane ko bahana umupaka w'u Burundi. Uruhare musanzwe mugira mushimirwe uyu munsi n'uruhe? Ni ubwitange. Twakoreraga ubwitange tudabwiyamije igihembo, kandi dushaka kugira ngo umuturage wese agere ku iterambere kandi agendane na leta ku buryo bw'iterambere. Abaturage wasangaga benshi bari hasi, amakuru atabageraho vuba, cyane cyane kubona dutegera ishyamba rya Nyungwe, bakavuga ko iterambere ryagiye hagera bitinze, ariko mu by'ukuri ugasanga bafite uburyo bwo kuba bakumbura ikintu gishya, ariko nk'uko babonye abantu leta igamije kugira ngo buri muntu wese ayisangemo, agira icyo ahabwa, agire n'icyo abona kimuhe motivasiyo no kwitabira gahunda zose za leta. Ni ukuvuga ngo rero ubu ngubu iterambere rirakataje, bimwe tubyumva tukabyumva ahandi, ariko noneho abaturage barahita bagira icyizere cy'uko natwe leta ituzirikana, tutitwa bo ku ishyamba nk'uko abantu ba kera bari babifite. Marita, mushyikirijwe igare, ariko se muzakorana mute n'abaturage cyangwa musanzwe munakorana gute cyane cyane mu gucunga umutekano? Dusanzwe dukorana n'abaturage mu gucunga umutekano, dukora amarondo, tutangira amakuru ku gihe, aho tugize imbogamizi tukiyambaza izindi nzego zidukuriye. Ni ukuvuga n'inzego zindi z'umutekano nazo murakorana muhana amakuru? Turakorana duhana amakuru. Abo ni bamwe mu bayobozi b'imidugudu bo mu murenge wa Ruheru bahawe ayo magare azabafasha mu birebana no gucunga umutekano.